Ndi papa sava. Oya we nugera kuri ka gahanda nyine babwira umumotari agusiga batuzamuka n'amaguru nta kibazo. Hamwe imbere yo kwa papa sava. Ni hafi ntabwo ari kure. Nta kibazo ubwo ngubwo tumwira nze ngurebe. Sawa. None se araje? Arimo araza agiye kugera ariko papa aho aka kanya. Ubwo rero muraba mwicaye hano hanze kuko ntabwo ndarangiza amasuku. Amasuku se? Udushobora kwicara hano hanze cyangwa tukajya mu cyumba nyine. Ese imirimo ko imbanye myinshi ariko nta nubwo hasa nabi cyane. Ngiye no kubanza kujya guhaha. Amasuku ngiye kuba nyihoreye. Ubusura ajya guhaha ibyo ngibyo nabikemuye. Mbese bofra ubwo hari se? Saa sita ntabwo ari buze kujyana sibyo? Ntabwo ari bahari. Ndiho ngiye nagize. Ntamagaye kwa papa sava nyine. Namubwiye ashyiraho amafi 2 ayazane. Umura kimwe nanjye nashirije turayigende nyine. Amafi n'ibirayi. Ariko se deni no uraha nijoro nyine teke nijoro gusa. Ko ari gukibona akazi uraba utari wasevinga utangiye no kujya muri komande koko? Oya nose sinageze. Sinabisa amafaranga make kuri banki nyine. Mbona savinze buriya mbona savinze mbona byibutse. Ku buryo ubona yo sengerera abantu ukabona nayo savinga. Ubu ku myaka yanjye koko wazagira nahembwa sin saving. Na savinze makeya. Ariko ndavugane na sheri wanjye nyine yazansure ngore nyine aga surprise tukura gafi. Ubije ku mafaranga ya musaza wawe ariko nayo wumva ukuntu yabimeze. None hari hafi. Ari hafi ahubwo nyine urumva yaragize ejo yaraye i Kigali n'ubundi kwa se wabo. Ngiye nari nzi yuko araza aturutse mu ntara ku buryo agira natinze ariko ngagiye kuhagera. Nta kibazo. Aho gusanga usura muramuga. Uri ku gipangu cy'icyatsi? Sawa reka nze ngurebe nta kibazo. Sawa. Gutunganya nyine utuntu twawe. Hanze se simba muri wabugeze ubu. Aho nari nahasoje ni mu nzu nari nsigaje gatoya. Ubwo urahita umbwira. Babe isomenya se? Nicyo gipangu cyonyine cyasabye cyane. Oya numvaga hatanafunguye buri. Hari hafunga ngo nefite ugomvuga izamuka bambwiraga nsanze zifunguye. Ntabwo zijya zijya abantu b'inzobe. Oya ameze utese. Meze neza. Okay. Karibu rero mu rugo kwa bofe na sister. Okay. Koze ni heza. Ni heza. Yahageze se? Yahageze. Karibu risanga. Murakoze. Muraho neza. Sister yitwa Madudu. Girlfriend wanjye yitwa Suzana ni sister. Okay, asante. Merci beaucoup. Twishimiye kubamenya. Murakoze. Reka mbazanire udutebe. Yego. Tukabazana udutebe kubera yuko muri salo twakora cyangwa tujye mu cyumba. Oya. Tugume hano kibazo. Tugume hano n'ubundi mu nzara harashyushye. Okay. Umeze utese. Cyameze neza. Hari haciye iminsi. Nyinshi cyane. Uri kuba inzobe cyane se. Ni icyumweru kimwe duherekana muri weekend ishize none wabaye inzobe. Oya iki cyumweru nta kazi nari mfite rero urabizi ukuntu nta. Uri mu nzu nyine wishe izuba. Mba nibereye mu rugo. Akazuba se? Kari kakumereye gate. Akazuba ni hatari. Sanze ikwinywera agafanta ngewe. Oya ntushaka gushyira hano. Cyane kwinywera agafanta. Sister uyu munsi rero avuze ati ndagufasha kwakira umuntu ubu niyo mpamvu ubona namukoresheje ndi kumutuma rero. Ni umuntu ukomeye kuri njye no kuri burya kugira muri mu kazi wawe none mwiza nk'uyu ntako wabingaye. Murakoze cyane murasa. Wese ko umuntu iyo nari guhura nawe mu nzana ariko kubaza niba muziranye. Reka se wambwira musa n'ikihebe. Oya murasa cyane. Reka mbareke hari utuntu nari ndimo gukora mu nzu. Wagize se? Ntacyo mwe muganira nta kibazo. Kamurebera agafanta. Kandi kawe n'ubundi ndakazi. Ntusome ko yajya ariko. Oya nawe wibuke ko gakonje. Ikonje? Okay.
nabuze urufunguzo. Akira. Kandi wasanga ugiye gutuma tudanye ciyaza. ahubwo nangiye kuzana amagambo. Wari ugiye kuvuga uti ko wahindutse. cyane nanjye kuvuga ni ibintu byo kwiha ibintu byo gukunda kunywera mu icupa ku buryo nanjye mpera mu icupa koko habe n'akarahure. Akarahure ariko koko wenda nidusohoka akarahure nzajya ntago natuma guhera mu icupa ariko mu gihe waje mu rugo rwose nuko udasanzwe ndi kunywa urwagwa ngo unywere mu kabindi ahubwo niba ari akabindi ariko ni n'agacuma uri kunyweramo. Oya nuko manzi kutije na nyine. Oya nta kibazo. Umeze ute se? Umva ameze neza. Umvaga nshaka kugera ahantu mva ko yanjye yarakiza. Yarakiza ariko ejo bundi byari byananiranye burundu tuvuga ngo nari wo munsi wa nyuma. Ariko tugize Imana nyine ayitakira. Sawa nanjye nyine usanze bofre ntawe uhari yagiye mu kazi. Nirwaye na sister nawe yiriwe mu masoko nyine. Nanjye nazindukiye kuri banki kureba agashara. Ubuse ko buriya ntabwo bikubangamira kwa sister se? Se byambangamira gute? Arankunda nyine bofre arankunda. Umuntu w'umujama cyane tujyana mu gasiporo tukareba udufilime ibiki byose. Rero ntabwo byambangamira. Sister nawe arankunda kenshi ntabwo waba hari mba ndi hano ngiye nyine n'umukozi. Ntimwakwiyizira mu nzu ko byaharanye gutungana. Oya reka twicare hano nta kibazo. Reka tugume aha ngaha nta kibazo. Twigumire hano. Umwana mwiza. Umwana mwiza cyane. Twagiye ngavuga aracyari umukobwa nyine umuntu rega n'ubundi twese mwavuga ngo indi byara mweru na muhima. Twebwe nta mweru na muhima. Twebwe se turi wa mweru twese turi wa mweru. Twese nese ngiye sinitonda. Biragaragara ni imfura cyane rwose. Nitonda nyine akunda kwakira abantu. Biba ari igitangaza. Se kutagutomera agafanta kagutomera. Wingotomesha. Gutomera mu kanya hari n'ibindi bintu bigiye kuza. Ibintu kandi urabikunda ndabizi. Ugiye kuvuga ngo ni hambaga se. Ntabwo ari hambaga. Ntabwo ndi gushaka ngo kuzivaho yengo. Ukazivaho kubera iki? Urandembera. Kosa ko uretse ubyibuha nyine uretse. Uzwi ninde gutangira kongera kugura imyenda bundi bushyashya. Sibyo sawa se. Ngiye iyo ubyibushye mbona ari sawa rwose turanagenda n'ahantu. Iyo abantu bakajya bavuga ati uriya umuyaga ntabwo ari umutware. Uriya musore kunaye kumwe n'icyana cye. Nenswe bizakubangamira ukahita ujya gushaka. Abonanutse se? Yako si. Uzi ko buriya hari n'abantu bareba bakavuga ati uriya muntu ntabwo ajya agabura. Nta muntu ntabwo ajya agaburira umuntu. Ubuse inzara iravuza ubuhuha. Sha niba ubikunda si ubwo si gahunda ahubwo nizirikane iyo watumije. Hambaga se? Oya ariko n'umuntu harimo ibintu bibyibushye kandi ibintu byo ukunda byose ndabizi. Byose mbabizi. Ntabwo byakugoye kugera hano mbagura motari watahaza. Ntabwo byari bigoranye cyane kuko urumva nageze hano hafi nca mbona igipangu n'ubundi nta kindi gipangu cy'inoza kiba hano cy'icyatsi. Iki ngiki cyo nyine ntabwo wayoba. Ajya wari kuyobora ntukisanga ari hepfo mu kabandi. Murahamagaye ngo sheringi impyisi zirandi. Hari ahantu hari hepfo impyisi. Kozi gusetsa. Impyisi rero guzikuntu z'icyo muntu. Ziba ziyisetsa. Ziba ziyisetsa. Nuko zikwirukankana ziri guseka. Zikumira ugira ngo ni joke. Zikumira babyise imikino. Mwiriwe neza papa sava. Ndira hano baguparitse bahita kwa papa sava. Ntabwo ninze da. Uranyaruse rwose hariya se ko ni fast food. Ni fast food kandi umukiriya aba ari umwami. Muraho se? Muraho neza. Zaramwakire. Reka mbishyira. Ariko ushaka kubishyira hano da. Hanyuma ubwo bimeze neza. Ni sawa manudi twavuganye kuri ya kode ku kazi n'ubundi. Ngubwo ahubwo se wibutse gushyiramo agasarade. Agasarade ntabwo wakambwiye ariko nageze nakwandikiye kuri WhatsApp ubwo telefone yanjye ya WhatsApp iri ku muriro ariko
neza n'ubundi si hirya kuri asiko yo ni iminota ingahe se byo utaza gukoramo ndasanga twayimaze salade tukarya ugiye kuvuga ngo uriye ifi nta salade biba bipfuye rero biri guhumura harimo imbere hanyuma reka nyaruke nkakwakwanya imite nkazana ukuntu biri guhumura birasaba mu minota 10 nta kibazo rwose umuganiriza ariko nawe umenye n'ibimvura ibaze ko igeze hano nkahita numva ko ari ifi wayumvishije ya irahumura cyane noneho abariya kwa papa savo nyine na akabari karayijya abantu bazi kotsa nanjye bofure igeze kunjyanayo ndavuga ni hano hantu nibicamo nzahigarukana wenyine oya none se ubu ngubu nakurushya nkirwa nkuvana ahantu kure ngo ugiye kuza kuri icyo kweri ahubwo nayigura nkayikuzanira aho uri egora nibyo sari byaba byoroshye reka babyita ariko nta kantu kuko ngo wakijyana ntabwo biba byumvikana of course nyine tukajyana hano hafi rego ubu ushobora no gushiduka unyereyeyo hari ukuntu winanura guhita mu cyumba ugashiduka waguye ntabwo nakijyana cyangwa nshobora no kwijyana nkaguhamagara ukahansanga nese si nandi mubwira ushobora gushiduka dushoreranye ugasanga ntibanakoze ugasanga ntibakoze kandi ufite nimero zawe ese ubu ngubu nakirirwa muhamagara agende kandi hano hirya kandi nzi ko ari akabari muranyihanganira muri koperative harimo umuntu ugize ikibazo ngiye kumusinyira ariko ntabwo ndi butinde ndaje nta kibazo tugiye ngo twagusuzuguye nta kibazo ariko ubanguke dore gahunda papa savo yagize ndaje ubanguke ntabwo ndi rwose butinde rwose yanambye kubwira akazi bimeze neza ntabwo biri kukugora se ahantu hashyashya abantu mutaziranye nyine challenges ntizabura ariko umuntu abimenyera nyine byose iminsi mike ndaba namenyereye bimaze ko guhemba nk'inshuro zingahe muri sawa hariya akazi kanyu haba harimo abakobwa benshi oya ari benshi bofre bitese ni sawa kamera komera uyu mushyitsi se ni umwe njye mbabwira witwa Madudu ni sheri wanjye wawe undi mufitanye gahunda umwe dufitanye gahunda ahantu ureba shagiye kuba umugabo rwose umukazana rero aha ni sawa rwose pe ni sawa Madudu ni karibu iwacu sha kandi karibu mu muryango si byose ni karibu rwose Deni shakira ikintu cyo kunywa rero reka njye muri firigo nkuze oya ngira hano kwa Gerard ntabwo numva ashaka kunywa ibintu by'urufuro sibyo noneho ubabwira ati ndashaka rikeri ya Ramazani sibyo se kode yabo ndayifite ndahita mbishyura nta kibazo wowe uvuye rikeri ya Ramazani gusa okay none reka ndasweyo gerayo ariko ubanguke rwose ibintu by'urufuro reka oya nose murasiga ngiye nyine se yasigara nganiriza ari ikibazo nta kibazo sigaho ntabwo ari kure ndakora Madudu mukazana mwiza sha uri mwiza rwose Denise mwamenyanye mute sha twahuriye ahantu yarimo akorera stage nanjye mfite bizinesi hafi yaho ariko rero uranateretse uteretse neza cyane rwose niko se sha iyi nzobe yawe se sha iyi nzobe se ariko ndabona ari inzobe imwe bita bido imwe y'umuhondo nyine ni jaune bido niko se sha ariko rero niko gusa wa mugabo uri seriye bite byawe ariko nta kibazo kigihari ta none se erega hano ni wanjye buriya Deni n'umwana uba hano nyine noneho mu mitungo ufite ukumva ko nanjye kuba nageze iwawe nanjye ndimo mu mitungo yawe ibyo ntabwo ari ikibazo nyine ariko sha urateretse we abagabo ubu nta soni mugira umwana agiye kwihereza rwose ariko iyo uhagaze bwo biba bimeze bite ako wa mugabo ndekura ariko ndakwiyamye bite byawe erega
hano ni iwanjye nta kibazo ibisanzure ese uri kunkoraho nshaka niyo mpamvu nanjye ubona ndimo kwisanzura nyine hari ikibazo se ndekura ariko ndakwiyamye bite byawe none se wowe ufite ikihe kibazo wowe ufite ikihe kibazo cya mwana muto umva ngenda kwiyamye mbere nakubwiye nk'ubwo ndakwiyamye ku bundi bite byawe uri kunkoraho nshaka iki ngo uri kunkoraho nshaka iki mbere nakwiyamye nk'ubwo ndeka kunkoraho uranshaka iki koko bigenze bite se shiri bigenze bite ako shiri wagiye kuza kunteza izi ngegera izi mayibobo zo ku muhanda koko Jenny mayibobo iwanjye mayibobo gusa sako kuri imbobo mbi cyane bigenze bite akibaza kugira ngo unsigane n'uyu bigenze bite ariko niko Denis ibaze kugira unsigane nawe reba ukunangiza unsigane nawe abara ahangari marankora akura none se Denis bite byawe iyo mpagaze ngo mba meze waje umenya ko ngucumbikiye wowe ndagucumbikiye ngiye hano uraneze ino nda yawe uraneze ino nda nawe urinda yaho bari wowe nawe kandi wanyica ndagucumbikiye ndagucumbikiye wagegera ndagucumbikiye ngiye uranigira wanjye urangurira wanjye shaka nturaba suza ese musaza wawe aranigira wanjye nturaba aranigira wanjye ramazani uri mu bikira muri amu ntabwo ngira kuba mu nzu yanjye none ni ibikira muri ramazani muri mu bikira urabona ngo araniga njyanigira iwanjye bigenze bite se iyi ndaya yo gusa ishinze ishikora urabiryozwa urabona koko bigenze bite anyiciye iwanjye n'iki kigo cyo gifungiye ikikwere none se bigenze bite uyu mudigi wacu ni wakatirakitinze Ramaza bigenze bitewe na muramu wawe mupfundikiye ibi byose ni nawe nabitera ibiki se ibi byose ntabwo bitera ibiki ntera se tureba abandi bana siko bambaye none se bambaye bate ibi byose nabo bitera dore ko bambaye njyewe Suzana naho urambara ibikanzu byari kubita ihuku wose wambaye nkawe ibi byose niwo biteye hako se ubu nambaye nawe ubu ngubu ngengana nawe imyaka y'uyu mwana njye niyo mfite sanze arimo namukorakora njye yaranumye inzoga hariya akora iki yaranumye inzoga hariya ngo ntabwo ari gushaka kunywa iz'urufuro ngenda ngiye kuyizana rega Suzana ariko telefone yanjye ni nanayisizara muri salo bivuga menshi ni wowe nsanga arimo arasirira ni wowe ngo yari arimo aramukorakora we wakubita amaso biriya bitako mbiko bisa amaso shaho numva shaho ibintu numva roho yanjye irerekera mu gushaka ibintu ariko byose ni impamvu zawe reba abandi bantu uko bambaye umva nyabingi mu bantu reba abantu uko bambaye dore amatako y'umuhondo ibi byose ni wowe ariko se Ramaza byose ni jyewe imyaka mfite niyo uyu mwana afite ubu si imyambarire yanjye niyo nagakwiye kwambara nk'uyu mwana koko wese wahagije amarangamutima yanjye ariko nk'iki kigo urumva ibintu kiri kuvuga oya Deni ndakwigira bikorere njyewe oya bikorere njyewe kwirukana mbabarira sinzi icyo ushakaho nguterura ibyuma urashaka kunyica Deni ntabwo kandi hano ari iwanjye uterura ibyuma urashaka kunyica kunyica mushiki wawe ntabwo unyubaha banza unyumve banza usubize ntabwo unyubaha si we ndimo kubaza si nkuruta ntabwo unyubaha fata sheri wawe mugiye kwa papa Sava mwaka ikintu cyose mushaka ndibuze kucyishyura ndaje nsigare mbyitaho kino kibazo ndaje nkiteho umva mama mukobwa utwihanganire sibyo wihangane ku bibazo bibaye rwose nanjye ntabwo ari njyewe ariko se Ramaza koko n'ikigero cyawe n'imyaka ufite reka tureke kwiha rubanda sibyo tureke kwiha abaturanyi ibihuru byose bireke no kutwumva tugende mu nzu tujye gukemura kino kibazo nakubwiye ngo tureke kwiha rubanda mvaye tugende genda neza ufite ubuvuzi